hari banki twagiyeho iranyigisha nawe kubwiye aronayiti yaranyigishije cyane, ni ryo somo nari nkeneye kugira ngo nsevinge. Yego, big time. Ewan, Ni ikiganiro azagikora wenyine kuko ntacyo nzi, nta gitekerezo nabona. Yego, ni ryo somo nari nkeneye kugira ngo mbone inyungu zo gusevinga. Hari igihe tubivuga byoroheje ariko umuntu aguhereza temonyaje kavuga ati mwiga nzi muri ikigo iki, mbonye 10,000 mbitsinze mu gashera. Ndasikororinze ngiye kuri klasi misi nguzemo agakanzu, Louise arapostinze muramba ruberwe nguza kandi urukweto hari ubwo mfite angahe. Rero imbaraga ntizibikika kandi ubwiza bw'umukobwa ntibumuza kuba. Niko kuri tujye twemera ubwiza bw'umukobwa ntibumubuza kuruha. Ikintu cyonyine cyakubuza kuruha ubwenge bwawe. Hari imyaka abakobwa bageramo ukagira ngo bagucukuyemo nka cortin, uri nk'ikirombe kabisa. Buri muntu wese aravuga njye mwiza cyane cyangwa ubyumva ute? Urumva nta kindi kintu mfite. Ibi birangizwa n'igihe. Njyewe ndaguha ingero, hari umwana nabwiraga sibyo, ese uyu muntu uyu munsi umuhaye umwanya, ndabyemeye uramuhaye sibyo, ko mumaranye amasaha 2 wungutse iki? Twaganiriye ku buzima, wamubwiye ikikugoye mu buzima, yagikozeho iki? Niba nta kazi ufite yakagushakiye? Ngo yambwiye azavugana n'abantu baziranye n'iki. Yakubajije si inzozi zawe? Oya. Arifuza kumenya nyine aho ujya wuriwe n'ibiki? Ati oya. None nkamubwira se uwo muntu urumva ari ukeneye mu buzima bwawe, udashobora no kubaha ko mubonanye bwa kabiri? Katubwira ko ari kuvuga, you never know, you never know. Hi guys, muraho neza? Mana yanjye zantoki za mpinganzima zirankoraho. Umuntu wese wumva yihebye, umuntu wumva hano hari ibintu bya tone bimuriho gutya, wumve ko ndi kukumasa gutya, kandi biri seriye njyewe fresh, ndi kukumasa wumve ko uremerewe nkaguhobera gutya, kandi ndakubwira ngo uruha agaciro n'imbaraga n'imvune zose ubura nazo uzagerayo soon, trop ou tard. Ngize ngo ukiroza kandi njye muri gym njyenyine se aha oya, ariko roza atagira inzego. Nukuri hari igihe umuntu ushobora kumusuhuza gutya akakubwira turahazi, ariko hari igihe umuntu hano aba aremerewe biri seriye. Ego umuntu atanga icyo afite. Niba ufite umunaniro, niba ufite ubukene, niba ufite ibibazo, niba urara ureba hejuru muri plafond, ari bugihe nyine no gusinzira ari amateka kuri wowe, wumva hari ikintu kiri hano. Hari n'umuntu ushaka nk'umuntu wamufata nk'ahantu nko mu nda hari ikintu cyatandukanye, cyangwa umugongo yacitse nk'umugongo. Wumve ko intoki za Kristo zikoreho, ntabwo ari izanjye, za Kristo. Ameze ute? Ndasaba meze neza. Ndashima Imana. Ni ikintu kiri mu mutwe wawe? Umutwe wanjye maze iminsi nkunda indirimbo 2. Iya mbere ni ndagukunda Gorogota unyibutsa amateka. Nyikumvishije inshuro zingana. Iyo ndirimbo twaramvaga muri gato cyane. Iyo ndirimbo noneho hari akantu nkunda ku buryo nshobora kukaririmba nk'inshuro 10.
imfubyi zakuye ibyishimo, abapfakazi baranyuzwe, nta mukene ukiganyira, Gologota n'ikivume, ingumba zakuye ibyishimo, ingumba zakuye urubyaro, abandi barategereje, natwe turiho turashima, Yesu we warakoze. Sefini iya kabiri nari ndi kuyiririmba ni iya yitwa Hishari Ndera, kuko aho ubaye hari ubuzima, kuko aho ugendera ijuru niho riri. Indirimbo noneho wakidumbukiza ukagenda muri za zindi izaza kandi izaza kuko mpingazima arayumva n'abantu bawe, ariko izo ebyiri muri iyi minsi nshobora no kuziririmba gusa nkiryamira, ziba zivuze ikintu kinini, mba ndamije mu buryo amagambo niyo ntafite amagambo yo kubwira Imana mba numva bihagije, nyasengera icyo kintu kiri mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ikindi ndi kugerageza gukora ibintu byari byarananiye, ndi umunebwe buriya mundeba ubu ndakunda kundeba, ndakunda cyane rwose kandi ubu ntabwo abantu mutarebye Kanyombya, harya yitwaga ngo iki, iriya filime yitwaga ngo iki, siga ndayibageze, oya ntaheza Isisiri, atari na Zirara zishya, yitwaga ngo kira haranira kubaho baba iyo filime niyo yagize ubuto bwacu. Hari ibintu ngirira ubunebwe, kuba nasoma ibintu ushobora kumpereza ibintu bindeba. Ejo bundi hari umuntu wampaye ibintu byo gusinya, ni ukuri Imana nasinye ntanasoma, undi muntu aje gusinyira arabanza asoma, mpingazima yibona cyamubise cyavuye ahantu kabitaka ko se ni iki kimbuje gusoma, nyine nkasinya ibintu ntasoma. Ikindi hari ukuntu nyine nk'iyo ujya gusaba serivisi ahantu utekereza ukuntu bigiye gasiga ameze nk'umukecuru, muri kwiyumvira inshuro nyinshi, ariko hari umuntu uhita wikiriza, si wikwikiriza arata wareba urumva nko gusaba serivisi ahantu byarakunaniwe urubisikipinga buryo iyo mbitekereje mpita mbikora, nyine singira ubwo bunebwe bwo uva aho ujya aha, sinyisha aho ugende hariya, kora iki kandi ndabyishimira, ndabyishimira kuko ni ikintu gihora kinkomanga, atari iki kintu ntabwo ukinze, ukaba hari nk'ikintu tuvuge ushaka utarabuze n'amafaranga yacyo, tuvuge nka pasiporo, gutekereza kujya ku irembo kuyapurayinga bazaguhama ngo ujye kwifoto n'ibiki, kumva wapi kabisa, ni ikintu kibi, hari amahirwe kikubuza, ndi kubikoraho, ndumva ari icyo. Wowe ni iki kiri kukwibunzamo muri iyi kiri kukwibunza gahunda kikatisa njyewe gwiki icuje none nagakubwira ngo noneho nanjye njya gukora ikintu natangara nkahita numva ukuntu cunda atangara ikintu cyose mpita numva mvuze ngo teto wibuke amasezerano twagiranye mbere yo gukora ikiganiro, murakoze. Ikintu kikatisa ariko ikintu ngewe maranye iminsi ni ibintu bibiri,
igihe ibihe birangizwa n'igihe. Tukashitansi ndabenura. Umva ndanyuranya ndabenura. Igihe kirangizwa n'ibihe. Ibihe birangizwa ibihe birangizwa ibintu muri kunkora si byiza. icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntiwibagirwe kwikunda. Twinizi ya mbi. Uzi muri perezidanse itangira kwa ntuzi kumutwara sibo. Utangirira kumutwara sibo. Nibyo bivuze ngo igihugu kiramanuka kijya kuba igihugu cyabereye ku mutwara sibo. Mutwara sibo kandi sibo ni iki? Satwaye isibo ariyo nge ariko ndimo voilà. Rero nibikunda isibo nzarisenya. Bivuze ngo n'abanshamikiyeho n'ibindeba n'abandeba n'ab'iwanjye n'ibyanjye n'ibyo nshinzwe n'ibyo banshinze byose hasi. Love yourself. No, love yourself. Hari abantu bitiranya kwikunda no kuba selfish. Kwikunda hari umuntu ukubwira ati njye ndikunda bro ndikunda. Ese wikunda gute? Ati jyewe gute naguha umwanya njyewe gutyo gusa se niba utampaye amafaranga ubwo nyine ntabwo uwo mwanya wanjye nawuguha kandi yikunze. Aba yumva ari abanyirakigunu. Aba ari nyakigunu ibyo ngibyo. So ngwino ndebe uyu munsi ndakubaza ikibazo. Let's say ndi umukobwa. Sibyo? Ndi umukobwa. Muri kiriki yanjye cyangwa muri sosiyete mbamo, buri muntu uwo ari we wese. Igihe tuvuga ngo turi kujana? Muri sosiyete mbamo, umutipe uwo ari we wese. Anyicara akajisho, amudusayinizi, ansaba nimero, ansaba ko twajyana kuri date, ansaba ko yanjoropinga, you know, ni wowe muntu hot cake iri ku market. Urumva ni wowe muntu. Eske ikintu kimwe nukuri mwiza kurusha abandi. Nuko uri umuntu woroshye kugeraho byoroshye. Kuko hari abantu bose you know, ninde basohokanye, ninde bageze ahantu biboringa bakakwibuka ku munota wanyu. Ariko man, siko mpinga nzima, you know, mpinga nzima uyu mugoroba yawukora neza. Ko ndi kuboringa mu rwose abantu. None se nta karamume nta karaho kandi abivuga mu buryo ntago bikomeye cyangwa se komani akahita kwandikira babe ntimukundana ko imvura iri kugwa naza kukudrapinga like ukumva uri hot cake iri ku market kabisa. Ese hari ibintu bibiri, uri mwiza cyane kurusha abandi. Ese ubwiza bwawe bushingiye ku ki? Uri mwiza ku mutima, ufite imico abahungu bose bakunda, cyangwa ufite ibyo abahungu bose babona byoroshye. Hari n'ikindi, hari imyaka abakobwa bageramo, ukagira ngo bagucukuyemo nka corta, uri nk'ikirombe kabisa. Buri muntu wese njye mwiza cyane cyangwa ubyumva ute? Urumva nta kindi kintu mfite. Ibihe birangizwa n'igihe.
turaza gupfana iki na Yesu ko ari wavugiraga mu migani Umucunguzi wanjye ariko ibihe birangizwa n'igihe. Igihe cyose ubayeho mu bihe byiza cyangwa bibi biragira aho bigashira. isaha iragenda niyo dusinziriye biri muri kare kare agakunda ese ko nta kikumva Akantu k'isegonda isaha yo mu nzu mucecetse nka numvaga nishimye cyane iyo imvura yagwaga noneho nashimishwaga n'ubusa umwana ni iki urumva we ntumenye ndashwi. Ikintu ntekereza ni uko ntabwo uzahoraho kandi igihe ntabwo kijya kikurindira, sibyo? Icyo ntekereza rero ni uko ni byiza kuba mu gihe cyawe kubera yuko buri wese agira igihe cye cyiza cyangwa kibi, ariko wakitwaye mute igihe kitakurindiriye wowe wagisize cyangwa cyagusize, wowe wakirindiriye cyangwa kirakurindiriye. Igihe cyawe wagikoresheje ute? Kuko kugira sikise ntabwo ari bibi, kuba wanted si bibi, kuba uri umuntu nyine w'abantu wagira ngo niwe wenyine bari kureba ku isi ntabwo ari bibi, ariko ibyo bintu bigira igihe. Niba ubifite bigira vuba kandi bikontorore. Ibihe biba bitandukanye. Ibihe by'iki kuba ndi disi nibyo kugira ngo maze iki. Urumva rero nicyo nari ndi kuvuga, icyo uri kubimaza nicyo nari ndi kuvuga ngo gira vuba, kubera yuko kuba ndi umukobwa mfite opportunity zose zinsarawundinzi, ndabanza kwanza icyo gihe nyikoresha muri ubu buryo, nsubire muri ajenda yanjye no mu mutwe wanjye ubwanjye, nibuke inzozi zanjye, ndebe okay hano hari ibitekerezo ako karirimba nuko ntakikibwa ako se ubwonko bwanjye bwaratokowe noneho inzozi z'umukobwa ushaka kuba like a boy. Iyo ndirimbo narayikundaga nzi kuyiririmba, ako bwaratokowe pe. rero izo nzozi zose ufite no mu gihe ufite opportunities zose amahirwe ufite ntakagukingirize kubona inzozi zawe ziri imbere. Rero izo nzozi ushobora kwicara hasi ukongera ukavuga ati okay, rero mfite umuntu uri kunshaka, ushaka ko mu mwanya, reka noneho mu mwanya mfite ikintu ugiye kumubwira, mfite inzozi nyine mugiwe ntabwo ari abantu bakubwira oya njye hari ukumvira ubusa, hari ukubwira niyo mpamvu habaho selection. Umuntu wowe tuvuge wize contability, umuntu uri kugushaka afite business ushobora kubamo umukontable, ni iki gituma ashobora kutakubonamo umukontable mwiza? uwo nguwo rero nta mwanya wo kumutaha igihe. Nyine ndi kukubwira ubyitwaramo, kuko turi kuvuga icyo gihe nibyo Fiona yavugaga, icyo gihe ni igikora iki. Utekereza ko ahantu turimo tubagana ni icyo gihe ntabwo kidafite isura bibi, kuko ni igihe ugezemo kizarangizwa n'igihe, right? Icyo ngicyo yaravuze ni igihe hari ikintu ubona cyiza cyo gushungura, ninde uri guhura n'aho ungana, uwo ngunda mu mwanya ndamuha umwanya still we arahura n'aho ungana, afite igihura n'aho ungana, si uko umuprofita necessarily, ahubwo ni uko ibyo bije mu nzani gukoresha ubwenge. Uwo nguwo ni mu mwana biraheri, ni mu mwana biraheri, right? Arampombye iki, anyungura iki? Impamvu yo kumuprofita ako kanya, impamvu ngeze kuprofita kubera ko ngiye kuba selfish, ahubwo nuko Imana ishyize occasion mu maso yanjye. Abafaransa bavuze ngo la chance c'est du qui. Ah oui binajangu mwa bantu mwe twe tugiye kumenya igifaransa, Imana ikinga akaboko
urumva rero izo Ariko force nibyo. ziri kuko Zakugeza ureba mu mutima w'umuntu nta nubwo ureba mu mutwe w'umuntu, so banza umuhe umwanya ariko mu mutwe wawe nawe ufite icyo ufite, apana kumuha umwanya ngo wumve icyo akutekereza, ahubwo kumuha umwanya ngo nawe umenye icyo umutekerezaho. bro, Why not? gutanga umwanya ni kimwe, sibyo? Kuko umwanya ugira byose, umwanya ni byose. iyo watanze umwanya watanze Uba utanze ubuzima, sibyo? and that's a very big thing. Niba wuhaye umwanya umuntu, of course umuntu usuza kukubwira baby, you know, afite visage y'ubuherezo, sibyo? Uwo muntu, hari umuntu njyewe ndaguha ingero, hari umwana nabwiraga, sibyo? Ese uyu muntu uyu munsi umuhaye umwanya, ndabyemeye uramuhaye, sibyo? Ko mumaranye amasaha 2 wungutse iki? You know, twaganiriye ku buzima, wamubwiye ikikugoye mu buzima, yagikozeho iki? Niba nta kazi ufite yakagushakiye, no ngo yambwiye azavugana n'abantu baziranye n'iki, yakubajije si inzozi zawe, oya, arifuza kumenya nyine aho ujya wuriwe n'ibiki, ati oya, twaganira n'ibindi bintu bisanzwe, yambwiye story za runaka, yansharinze, you know, batinze baganira runaka, ati sha uzi noneho umuhobera, sha nashidutse namusoma, bahuye nka kabiri. Uwo muntu ntabwo ari mu nzozi zawe, nta nubwo ari buhure n'inzozi zawe, arahura n'uburushyi, bite umva bakwikoreza toni y'uburushyi direct. Noneho nkamubwira se uwo muntu urumva ari ukeneye mu buzima bwawe, udashobora no kubaha ko mubonanye bwa kabiri, katubwira ko ari kuvuga, you never know, you never know. That's true. Icyo kintu najya kukubahuka access yo high. n'inganzi. Hariyo mpamvu, hari impamvu njye dushobora kwicarana ntutinyuke kumfata n'intoki, hari impamvu udashobora no kunsaba kuguhobera, hari impamvu dushobora guhura for the very first time ukatunsoma uko nakwiyeretse n'ibyo mfata simply put. Dore urushyingo rwakurya ukubise umugabo wamubonye ako mana biriya bintu Imana ibyo bireba, Imana njye mba nibaza ko itifashe ityo ngo rero bro, hari impamvu nanjye nagukubita nkakuri. Reka nkubwire Meganzi, kubona umuntu mu nzira mukabasha guconnect umutima w'umuntu, Meganzi ntujye ubeshya, wicaye mu nguni ya wenyine bigutunga kuba katari ko proski sibyo? Uwo mutima rero uri kukubwira icyo kintu, ilfo ko uvuga ngo you never know, watangiye kubishyiramo utuzi ukabyoroshya, menya ngo uri gusuhuza ibintu bitari inzozi zawe, deshangiye gutana bivuga ni ijwi ry'umuntu ry'agaciro kawe cyangwa ry'umuntu wenda neza ko umuntu ari complicated. At least njye noma ntigeze ntekereza, nsigaye mbona umuntu ari ibintu byinshi cyane rimwe na rimwe udatekereje, niyo mpamvu ndakwimenya niki kintu gituma ngiranga kirimo ikintu kirunaka. Ntekereza yuko iyo ugeze muri iyo moment uri muri icyo gihe runaka, ibyo bihe abaguhamagara ni byinshi ni benshi. Iyo utazi umuntu utazi icyo ushaka nawe muragana Kimironko ujyayo utarashyira hasi ibikapu ukamenya Kimihurura, ukabona undi uhita ukutwara Nyabugogo, Gikondo ukaba Gikondo neza Nyabugogo uhagaze urimo uragenda i Muhanga, ariko ntabwo ntayo ndinde kandi kwanya kwanza. Inshuro nyinshi ntekereza yuko ahantu hose twahereza tuma kuvugana umwana w'umukobwa ari muri izo moments, ari muri iyo myaka ntabwo ari myinshi, ntabwo ari nyinshi cyane hagati y'ubwana bwiwe no gusaza kwiwe, ntabwo gato cyane gacamo kabisa. igihe cyose intego ndajya ngenda hehe binurinde umuntu wese aguhereza intego yo kugenderaho cyane. Ni nayo mpamvu akenshi abakobwa
uwo ni iki sorry ni nayo mpamvu kenshi abakobwa bava ku ishuri muri segonderi ndahakunda umuntu afite ibitekerezo umuntu afite intego abajagarisha rimwe na rimwe nyine turashagara umuntu wiga amasomo 15 muri tronco niko ubutekereza icyo cyo tukijya kuvuga umuntu witegura gusohoka hamwe abera mu wa gatanu iyo udapfuye urakira ufite agenda y'umuntu ushaka kuba we ku ishuri wenda ni we bazana utuntu kadoda abantu bagiye gukora fashion ufite udutekerezo twinshi cyane iyo wicaye neza ukitekerezaho neza uwo muntu watekerezaga wiga aho hantu iyo wakurikiye neza niwe urangiza ubayewe kubera yuko njya mbona abakobwa twebwe tuba dufite inzozi nyinshi tuba dufite abantu abantu twifuza I'm very sorry to say abakobwa benshi nta nzozi baba bafite uzi impamvu iyo ufite inzozi ukazihagararaho ntabwo ubona umukopa wahita kujyana mu zindi ese ubwo mbere ko abantu barutera mu bandi donc ukiri inzozi njye nakura mbona yuko kubera inzozi zishikiye zitangaje yego reka ntabwo inzozi yego yego hari n'umuntu ushaka kuvuga ati shangiye nakuza reka muke ariko hari ikintu kuri icyo kintu uvuze ni ukubera yuko na kera na kare ntiwari uwiyiza njyewe ntabwo mpagaze kuja ahandi hose biroroha cyane yuko ntabwo ushobora tuzanyeho wowe u Rwanda ariko wageze kuri bari kugaragaza kubera nka Beyonce oya umwana mutoya ari Kigali ari guhaswiga reka mvuge nta hari hamwe yakuru twunguka munsi y'imikoro twashaka ariko byarenze ko ari inzozi it's a pressure byarakenshi ntekereza yuko iyo nzozi imeze nka pressure ntabwo aba ari ikintu ufite kiri nkaho kikurwaniramo oya hari n'ikintu kikurwaniramo kikubyiganamo kabisa ukumva n'igihe ushatse gutana hano ugisanze muri icyo kintu niyo mpamvu rero njye navugaga ngo umukobwa ubwe hari igihe tuba dufite inzozi tureka abadafite inzozi ariko reka tugire inzozi sibyo aba ufite inzozi ejo mu gitondo akabyuka inzozi akazidefinisa agashaka uwo ari we akibona mu myaka 7 akibona mu myaka 10 kubera yuko ibimusarawundinze ari ibintu bishayininga ariko mu by'ukuri ari bya bicupuri bya Nyabugogo ushishura gutya by'impeta bikahita bisaza ugatekereza yuko Bibiliya izo nzozi zawe ukazirebera mu by'uwo munsi ugaskipinga ko izo nzozi zawe uzazikora ejo ugaskipinga ko uzazikora ejo aricyo cyagiye twavugaga ngo igihe ntikikurindira noneho ejo mu gitondo ukavuga imyaka iramfashe ku bantu bajya porosha imyaka iramfashe hanyuma mbonye umukope ntase we nguyu ko nashaka kubanza kwiga nkagira maîtrise kandi nkaba mbona umugabo uje kandi afite byose kandi ngiye kubaho neza waskipinga nkakora ibintu nkajya gukora urugo hanyuma umugabo akazamfasha kugira mu nzozi zawe deja wowe utifashe ngo witereke aho ushaka nta muntu ufite ubushobozi bwo kugufata nawe rega afite inzozi azita ku byawe agite no ku bye ikindi kiza yuko impamvu niba ufite umutima wo kuzashaka imwe mu mpamvu urota no kugira ngo uzabe umugabo zawe iyo ufashe ugatwara amadeni mu rugo reka nimara amadeni nicyo kujya kugura intego urabona ko uri utangiye gufasha ugiye kumuhereza ibindi bintu mujye gufatanya kwishyura kredi kandi bitari bukunde ahubwo uko usanga hari igihe nk'abagore barakarira abagabo babo ngo hari ibyo batabagejejeho hari ibyo batabahaye ukibaza niba atarabiguhaye wowe utarabyihaye uwo muntu aragukunda cyane kurusha uko wikunda hari ikintu umuntu akavuga ubwo ni ubuzima buciriritse mbabarira umbwire sibyo urambwiye
sibyo nguhe iki nihe gift wumva ushaka njye mvuze ikintu nshobora kuvuga ngo ni urugero sha gift wawe ni nko kuntwara nk'ahantu nkaruhuka njyewe aho mvuze wenda ni spa sibyo ni massage ni sauna sibyo n'utuntu nk'utwo nicyo kintu mvuze mu by'ukuri ntabwo mvuze kujya ahandi hantu wowe mbibwiye njye nkubwiye ibintu nzi neza ko nakikorera mfitiye ubushobozi unutanabinsaba utansaba iyo gift wawe nshobora kuvuga nti nowa ndananiwe reka njye kuruhuka nkaba nafata ayo mafaranga yanjye nkabyikorera uwo muntu ugiye kuguha niwe uhitamo ubwoko bwa gift bitewe n'icyo ushaka ariko wabanje kumenya icyo ushaka wowe kandi umubwira ikintu we wabasha kwikorera ariko uzi ko umuntu ashobora kukubwira ngo nicyo ushaka gushaka ukamubwira muri iyi minsi ndi kurota inzozi zo kujya Dubai wari warengana ni Kanombe ntuhazi ugiye Dubai ufite n'ibihumbi 2,000 mu mufuka uri kurota inzozi zitari izawe wayobye byukutagwa ni ukuri cara utagwa wicara uvuga ati buretse kanywa amazi nsenge kuko ubwo nabadutse nta kundi ntabwo ari how much ndi broke ntabwo ushobora kureka ko udakoresha kuri Maldives and then price zidashira aho ngaho kwidemeka guhabwa ikinyobwa utakimuzi ni na byiza kurota birebire muri position kwemera yuko udashaka ikintu utifuza guhabwa ikintu ugiye ugahita ntabasha kubwiza sibyo nishyize ko ari trapping aho ngaho cyangwa bya addictive kuba ubuzima buhabwa ibintu by'imirenge tukigezaho biramukaza kugira ngo ya courage yagiraga no guhaniriza bigapfa nta nubwo biramba nta nubwo ari iby'agaciro kugira ku nzozi zawe ushobora kuba utabirenze ukajya kuzo ikirenze ukora bari yuko amaze kwemera yuko umuntu ashobora guheza ikintu kirengereye utakihereza kandi kirashoboka ndashaka private jet wow cyangwa ndagenda muri business class hari nk'abantu bafite standard ya resitora bajyamo hari umuntu wigeze kumbwira yarabimbwiye narabirebye ngo abantu batuka abaseriveri muri resitora no mu kabari na hehe sometimes abantu ntibaba bari bwishyure fagitire ariko ugasanga twagutumye wowe nandi urishyura iki njye ariko mvaye umuweyita bankubita nabwira ni mbere yuko tuvugana nyishyura nabona atari wowe wishyura nkavuga ati ceceka rero byiri kuvuga ntabyose ntabwo ufite ubwo buryo ariko hari abantu bafite level y'ahantu bajya ahantu basohokera y'ibyo bafata kandi ugasanga ari kwandika nukuri wanjyanye kuri branch ufite imyenda irateye imeze kure aravuga gato leta nkoresha makeup ya 5 sefini ugasanga nyine abayeho wambabwirere wa mukobwa we ubwo buzima ntiburamba ntabwo buramba pe kandi nta kintu cy'agaciro uzafata mu buzima bwawe none se kutakiruhiye ikibazo mpenganzima yambajije cy'uko nyine igihe ufite uri kuburiya uri gushayininga nyine ugikoresha uti nyine ukibamo ubyumva uti njyewe ntekereza ko imbaraga zitabikika kubera yuko ntuzahora ufite imyaka 20 nta nubwo uzahora ufite imbaraga nta nubwo abantu generasiyo igomba kukureba cyangwa igomba kugukunda izahora ihari igutegereje ejo bundi hasohotse abana nk'ibihumbi 7 bavuye mu masegonderi sibyo ubu ngubu no ndabibutsa yuko turi mu gihembwe cya 2 ngo abandi basohoke bangana batyo
utekereza ko uhora uri on top. none bibaza ngeze kuri generasiyo ya kangahe isohotse muri segonderi. Yewe bazabura umukambere sigaho. Donc ndagira ngo nkwibutse yuko muri abantu bari reka mbaburukira urugero rworoshye, abantu bari muri Tour du Rwanda umwaka ushize ni bangahe basubiyeyo? Reka. Si bake cyane. Wakoze. Ni bake cyane, bivuze ngo imbaraga ntabwo zibikika, bivuze ngo n'amahirwe ntabwo tuyaburana, ntabwo duhora dufite imyaka 20. Twavuze ko asirikira. Ntabwo duhora dufite imyaka 20, ntabwo ntabwo uhora po yawe inoze, nta nubwo uhora ufite umusatsi ukura nawe ubwawe ari umusatsi kimeza tutazi aho uva, N'inzara urazitera urasaza. Donc umuntu ni iki se? Umuntu webwa ni iki? Nyine niyo umunyarwanda yavuze ngo ubonye nyina ashaje agira ngo izo se yamukoye zapfuye ubusa. Bivuze ngo nyina yahoze ahantu hahuri uyu munsi. Kuba uri kundistabinga, uri gutuma focusinga ku bintu uri kumva kandi utari byo. kandi ariko ukumva ibyo ndi kuvuga ndabizi. intore bavuga ibeshya rero aho mama wanjye yahoze ari umukobwa mwiza, abandi iyo ntebe bayicayemo benshi cyane, kandi ubu ngubu tutazi ahantu bari. Rero kuba ushayininga aka kanya ntabwo bivuze kuri gitangaza. N'igiti kirasaza, n'inzu ubwayo irasaza. Nkanswe twebwe dufite ububiko hariya n'ubuturo irusororo nawe hariya niho bita iwabo wa twese, ibyo twakwigira byose. rero imbaraga ntizibikika, kandi ubwiza bw'umukobwa ntibumuza kuba. Niko kuri tujye twemera ubwiza bw'umukobwa ntibumubuza kuruha. ikintu cyonyine cyakubuza kuruha ubwenge bwawe. Umukobwa wese ufite ubwenge, ufite indangagaciro, ufite za kirazira, uri ku murongo, uzi gutandukanya oya na yego kandi akayihagararaho, uzi agaciro ke. Reka mbabwire ikintu gikomeye kibaho. Filime nyizeye urumva niba muyiziranyeho shitu pembeni. Urumva tarifu y'agaciro kawe, tarifu suyizi agaciro kawe ni wowe ukagena. Tarifu abantu baza kukuvugira, niba uvugishwa n'abamotari, I'm very sorry kuvuga abamotari, niba uvugishwa like abantu abaciriritse, abantu ba feke, abanywa urumogi, abantu badafite icyo bafite, cyangwa se badafite uri umwana wo kwanda, ufite iki kugira ngo ujye kuvugisha uriya mukobwa? Abadogiteri baramutinya. Ariko ushobora njyewe umumotari ashobora kunganiriza, ariko kugera aho umuntu antwara ku buryo inkokora ye iza ku itako ryanjye kandi antwaye, ku buryo atwarisha akaboko kamwe inkokora kabiri hariya, cyangwa se akagwa lift akaba atwarishije akaboko kandi kari ku itako ryanjye, nta kintu muziranyeho. Ariko iryo viri rikiri gitwa, urumva nta kintu muziranyeho, nyine ku buryo anaguhamagara amazina utitwa. Bebe sava, nari ngukumbuye, tumubwira ati ntabwo nitwa Bebe. mu buryo ki umuntu uwo ari we wese afite kuvuga we kandi yoye ukayihagarara iranguruye. Umva iri mu nyuguti nkuru. Ikindi cya kabiri, ntabwo gukatira umuntu cyangwa se kumworiyanta ahantu yayobye bivuga kumusuzugura, bivuga mu kinyabupfura. Kuko uwo muntu usuzugura ejo mu gitondo usanze ari mubyara w'umugabo wawe, ejo mu gitondo usanze ari ukubyaza, niba umuntu arimo abana bamugeneye arimo, niba umuntu agusuzuguye, sibyo, akajya kubwira like hari umuntu ukubwirana ibintu irari, kakubwira ibice yakunze yararikiye ku mubiri wawe,
ameze nk'uri nko muri dushe iwe cyangwa se mu cyumba iwe ariko kurotora inzozi ari kubikubwira gutya straight nta kinyabupfura kirimo ntabwo bivuga kumusubiza mu kinyabupfura gike ushobora kumuhereza ukamufata akaboko ukavuga ati mva nkubwire wayobye baca hano mu kinyabupfura uwo muntu aratsindwa cyane kurusha wa wundi wamuhaye yakubahutse wese umuha agasuzuguro atavuga ati ubundi uyu nguyu ntashobotse niwe ugutangira ubuhamya bubi yagutangira bubi uriya mukobwa ashira isoni kandi ntavuze impamvu yashize isoni ariko ubwo buhamya arabutanze ariko utanze amakuru yawe we agenda awufasha amakuru yawe umenya ko ushira isoni. Ikindi rubyiruko umusore cyangwa wowe nkumi ikintu cyose wumva kibaho gishoboka kura amaboko mu mufuka aho ngaho ugaramye uri kureba ikiganiro kuri telefone umaze umunsi utanibroshe utanagiye byibuze no gukubura imbere y'umuryango w'iwanyu cyangwa muri geto amasaha ane gutuma isazi ntuza muri mwibasi utuntu duto dufatika gusasa kuzinga imyenda gukoropa koza ibyombo nabyo ni akazi bigutureningamo undi muntu akazi kose njye buriya mbonye umwana w'umusore cyangwa w'umukobwa ukora akazi kandi ukabona afite akasura keza nyine apana kubasa neza visage nyine arakeye ayateye ipasi ibisuko birashaje ariko yabifunze biri ku murongo nta mucisha mu jisho ntago asa n'ibibazo afite ntago asa no mu mufuka we ari guseriva mu bukwe ari guseriva muri resitora ari gukubura ku muhanda ashobora no kukuvuga ati njye ntuzatinye no kumpamagara ngo ngufurire ariko mbona ibyo bitanu atandukanye cyane na wa wundi wahamagaye ati noneho nakubiswe wampaye amayinite ahubwo bamuha plot bakanamutegera ati mva nkubwira uyu weekend yacu banza ariyo gufura ariko se undabure babyita gutega kurekereza sinzi ukuntu babyita nta muntu n'umwe uzaguha agaciro none generasiyo turimo nta mugabo wagushaka udafite 50 yawe azane 50 mu rugo nawe uzane abantu nyine bya bindi twavuze abantu bagishaka gukora abantu bashaka kuvunika bashaka kubona ibintu byuzuye kandi nawe urashaka kujya mu byuzuye wacagase nta n'uwuriwe urashaka umuntu wize urashaka umuntu wakoze wowe nicyo ushyira ku meza bakoze uryamye nyine ku bwiza bwawe buzagutura ese ku mugani ninde wabibajije ra nitijara yarabajije wowe mukobwa ufite imyaka 23 ushaka umugabo imyaka 30 sibyo kandi urashaka ko aba ufite ibyuzuye byose yakoze ryari igihe turangiza segonderi kirazwi universite kirazwi imyaka yo gukorera hari waragerageje ibyo bintu byose ubigendamo step by step ushaka ibyuze ngo bive sibyo umusaponsa umusaponsa rero ariko mana ibyo bintu mama umunsi bazabakata mukisanga kuri YouTube nzaba ubundi niho turi hi YouTube nibyo rero icyo ntekereza ni uko imbaraga ntizibikika duprofite igihe dufite tukibyaza Megan Zmarege yavuze ngo amahirwe afite ngo nimba yarisha ikiyiko ngo kuko ejo ntabwo azi icyo habitse iyo mbonye amahirwe ndisha ikiyiko kinini ejo ntabwo azi icyo habitse hari igiti twahereye young girls abakobwa ntabwo iyi myaka irashizwe ni mitoya ni migufi icyo gihe kigufi cyane ntabwo ari igihe reka nkubwire guhera kuri 19 ans kugera ntuzambeshye 24 batangiye kumukambwe 24
wenda hari abatubwiye ariko 20 umuntu aba akureba ati uriya mukobwa ko akana ko ashaje cyane. Uzarebe niyo urangije universite ababyeyi baba batekereza ko ugomba kubereka umukobwa kuko hari isi nyine hari step isi yase nta kundi ntagomba kuyireba minuje umwibutse ko ubona minuje ubwo bivuze ngo uraminutse uraminutse urarenze hagiye kuza abandi negani abanyarwanda n'abahanga iyo minuje ubu harimo kuminuka sha wagiye kandi ikindi muri 22 23 n'ine niho hahandi abantu bose baba bareba bote yawe bareba ubushobozi bwawe bwo mu mutwe bareba ubushobozi bwawe bwo gutekereza bwo gukora bwo kugira gute ni naho wa muntu w'umunyabwenge abahungu rimwe na rimwe batusha ubwenge iyo bagiye guhitamo umuntu bazabana bahitamo umugore mwiza ntabwo bahitamo umukobwa mwiza niyo mpamvu yikaraga imihanda ari kumwe n'ibyana wa mugani birenze byajya kujya gushaka wa wundi bavuga ngo udafite akambara ishati akajya mu rusengero akashaka ifoto rero oya wambaye ikanzu akajya mu rusengero gushaka umugabo sefini urumva ariko nanone hari igihe bavuga ati umwana ibi byana birenze bibarizwa hano yashaka umuntu ko gase uyu nguyu ko tutigeze tunamubona byagenze bite ati none se ko nakoze nzashaka umukobwa utazonsa abana uriya rega ataha saa 12 nk'iyo ntashye none se ninzana amafaranga azabasha kuyajera cyangwa ahubwo azayatakara ngenzi umugore w'umugabo buri weekend arasohoka muri boîte kandi umwenda yajyanye ejo agura undi buri weekend kandi ntashobora kwikora makeup akoresha makeup ijya muri boîte guspending amafaranga y'umugabo ntakora uwo mugore ntakora ibeshye se umubuze yahita kwica benshi ese ujya iyo utakaje 200 uba winjije angahe ese amahirwe uzayahorana ese umugore hari banki twagiyeho iranyigisha nayo kubwiye Aronite yaranyigishije cyane ni ryo somo nari nkeneye kugira ngo nsevinge yego big time ewan n'ikiganiro azagikora wenyine kuko nta gitekerezo nabona yego ni ryo somo nari nkeneye kugira ngo mbone inyungu zo gusevinga hari igihe tubivuga byoroheje ariko umuntu aguhereza témoignage kavuga ati mpenga nze muri ikigoryi mbonye 10,000 mbitsinze mu gashera ndascrollinze ngiye kuri classe misi nguzemo agakanzu Louise arapostinze muramba ruberwe nguza kandi urukweto hari ubwo mfitangaye nyuma y'umwaka nakabaye nguza ejo hahatse iki kukano nzakabigisha abantu mwese mumeze nkanjye mutakunze gusevinga nzakabigisha kandi kampuzeho narababwiye nti ni ukuri Aronite ngiye kubabera ambasaderi cyangwa ibindi simbizi ambasadresse ubwo nimubona nk'iyishimwe ry'urubyiruko kuko njye nikundira abantu bari abasaza iyo umuntu akubwiye ngo yarashaje ngo ni umuntu ibitekerezo bya ribani kwiga ntabwo aba akibishoboye kwakira ibintu bishyashya mu bwonko bwe ntaba akibishoboye rero umuntu uri tayari kwakira ibintu bishyashya wowe tuzajyanamo umva nzabavugira ubwo muzamishimwe oya ishimwe nuko wenda abantu hari abantu bahinduka dufate niba nsohotse nkajya hehe nka spending 20 byibuze muri ibyo 20 ndabanza nisengerera ubwanjye wo kujya nsengerera abandi ndabanza nisengerera ntabwo mwacyumva nzabibasobanurira twatakaye yazimye ubwo dukoresha iyo
no nyine dukoresha iyi sound iyi ngiyi dusoza. Yeah. So tangira rero icyo ntekereza ni uko tugomba kwiga yuko dukoresha amahirwe dufite, tumenye ko imbaraga zitabikika. Icya gatatu ni uko amahirwe tuganye ntabwo ari ko baba twifuriza icyiza cyangwa bahura n'inzozi zacu cyangwa bahura na byitanga iki intego zacu. Rero amahirwe ko twamenye ko azenguruka, hari igihe azenguruka kwa Fiona ntatinde, akagera kwa Mutoni ntatinde, yagera kwa Louise akavuga ati aya mahirwe buretse gato, aya mahirwe arimo akazi, arimo kwiga, arimo gushaka, kandi ibyo bintu byose nabikombina nkabishobora, right? Reka mbigire vuba vuba, akayafata akayatinza, akajya kugera kwa Mpingazima yo ahora yuzuye, akagera kwa Mpingazima nawe asohotse muri segonderi akahita yapurayinga scholarship, nyine nawe agahita ayakoresha gutyo ku buryo buri wese mu mahirwe akuramo porosanta ari 100%, ubu uri kapabure akuramo ayo ushoboye gutwara. Donc nimba utwaye 30 ubwo niyo ushoboye. Ikindi hari umubyeyi ejo hashize twaganiriye ufite umwana w'umutineje. Ntabwo iki kiganiro ntikiba kireba urubyiruko gusa, n'ababyeyi wakicaye, hari ibintu ababyeyi batabasha kubwira abana babo kuko nabimubwira arabimubwirana mu gitsure, arabimubwira nyine amuha ingero ko atega ku ishuri n'amaguru. Njye najyaga ku ishuri n'amaguru, uritetesha ku buryo umubyeyi umwana akamubaho honete, undi akavuga waratese, mu by'ukuri amusabye amafaranga menshi, ariko shima ko uwo mwana yagusabye ari umwana w'umukobwa kandi mwiza. Hari undi usohokana mubazi ya telefone akinjiza iPhone 17 utamuhaye nawe udatunze, uwo nawe wakishimira. Hari nubwo uba utazi ibyo umwana wari gucamo, utazi orientation, icyo wamworiyantamo, kuko ntabwo waganiriye nawe, sibyo? Ntabwo uzi inzozi ze, ntuzi intego ze, noneho gutyo umufasha no guhitamo umuntu wa nyawe mu buzima. Iyo mwagendana mwa babyeyi mwe, mwa nshuti zacu mwe, dufite publike nini y'abakobwa cyangwa se y'abasore cyangwa se y'urubyiruko ikeneye guhwiturwa, sibyo? Ducangamuke, ntidutwarwe n'iby'isi cyane, ntitwishimire gufata ifoto yanjye wenda ukayihuza n'iy'undi muntu runaka ngo AI yabikoze, kandi uwakoze AI niwe uri kwinjiza, wowe uri gukora ibintu bitari bukwinjiriza, bidafite n'aho biri bukujyana. Wikunda ibintu byoroshye kuko ntibiramba, bikorere, ziri ku mukandara. Niba uhembwa 30 umugani, ube mu nzu ya 15 nubwo ntazi kwita ikibaho, ni urugero, urye 5 usevinga ibindi 5. Birashoboka, biragoye ko birashoboka. Tukabaha kuraje rero, tukabakomeza, tukabasengera Imana ikomeze ubukumi, ubusore, ubutoya bwanyu muzabukoreshe neza. Mwibuke gusengera future yanyu, mwibuke gusengera mariage zanyu, mwibuke gusengera inzozi zanyu. Ntago byizana. Hari umugabo witwa Yesu, biherekeza bikagenda neza. Namwe basilamu bagenzi bacu, inshuti zacu, muri mu gisibo rwose, musibe neza, mudusabire, turabategerereje imbere ko muzaduha ku muceri. Nari biziko nta kintu cyose nagiye kuvuga, ariko ni ukuri mbahaye kurare.
imana yumva ubusabe bwayo ni ukuri mbivuze mbikuye ku mutima bana ngomba numva ashaka ku muceri muzatwibuke nubwo tutabafashe gusiba ariko ni ukuri tuzabafasha kurya of course yego cye ewe banza umenye iki kintu kirimo ubutumwa bukomeye umuntu wowe nta muntu n'umwe ujya ubura umuntu userebura success akiwa feelings ibirori byawe biritabirwa baritabirwa cyangwa birashongererwa murakoze murabikoze mu by'ijoro ryiza bayi imana ibarinde turabakunda ni ukuri turi kwikubita agashyi tuzakomeza tubane uko dushobozwa n'imana kandi ufite igitekerezo inyunganizi icyo yifuza ko twaganiraho please dusangize muri comment niba ufite nimero zacu niba ari iza Louise Mbaruberwe niba ari iza Liliane mubwire umuhereza igitekerezo nta kibazo iyo dufiteho ibitekerezo turabisangira bayi rero imana ibarinde turabakunda love is on me. bye